Muraho nshuti nziza, turabasuhuje ni kuri Class Secret Channel. Ngiye nkuko mubizi ubagezaho amasomo ya gitari ni Theophile Manizabayo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo ryiza cyane. Mwabonye ukuntu nari ndi gucuranga, I was playing muri major key, natangiriye muri E, none natangiriye nkina 4, nkina 1, utansubira 5. Ni ukuvuga ngo rero nagiye manuka nkuko nagiye nshyiramo icyo bita tone nkeka ariko tone na semitone narabisobanuriye aho bitandukaniye. Ni ukuvuga ngo rero intego y'iri somo tugiye kurebera hamwe amanota yose dushobora gusanga kuri uyu murya wa E string, this lower E string. Ni ukuvuga ngo ni umurya wa mbere uturutse hejuru. Twabonye amazina y'imirya. Uri kureba iyi video ukaba utazi amazina y'imirya, wasubira inyuma ukamanza ukajya kureba. Ni ukuvuga ngo rero kuri uyu murya wacu wa lower E string, uyu nguyu ahangaha kuri iyi nati twabonye ibice bya gitari. Ngira ngo nimvuga ninkoresha amazina y'ibice bya gitari murabyumva kuko twarabyize. Kuri iyi nati ni ukuvuga ahangaha kuri first string, lower E string, ahangaha dufiteho E cyangwa se mi mu Gifaransa, ariko murabizi yuko umuziki wacu ni mu Cyongereza. Ni ukuvuga ngo dufiteho E. None iyo umanutseho ukamanuka, ni ukuvuga ngo nkuko twabibonye mu manota 12 nabigishije, hagati ya E na F nta rindi nota ririmo. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye kuri E immediately uhita ujya kuri F. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu nahise manuka nkaza ahangaha kuri F ahangaha. Ni ukuvuga ngo F ni ahangaha muri fret ya mbere kuri umurya wa mbere. Noneho nahise manuka nza nshyiramo nanone tone. Nshizemo tone, ni ukuvuga ngo uvuye kuri E ujya kuri F ni semitone. Noneho mvuye kuri F ngiye kuri G. Ni ukuvuga ngo ndakora tone noneho. Kuva kuri F nkajya kuri G. G twabonye kuri uyu murya wa kangahe wa mbere kuri fret ya gatatu. Naho nkina major chord. Nkina 1 4 1 5. Nakomeje buri nota najyagamo nakinaga 1 4 1 5. Ni ukuvuga ngo navuye kuri G mpita nza hehe, mpita manuka ahangaha kuri A. Mva kuri A mpita nza ahangaha kuri B, paka ukagenda umanuka nkuko twabibonye. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kureba amazina y'aya manota nagiye nyine. Mbese amazina y'amanota yose ari hano kuva kuri iyi nati ukaza ukagera ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero iyo urebye gitari yacu ni gitari imwe ariko isa nkaho ifite gitari ebyiri. Ni ukuvuga ngo urebye ahangaha hari utu tumaka tubiri duteganye ahangaha, muri kutubona aka naka ngaka kagabanyijemo iyi gitari inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo kuva aha kugera ahangaha kuri iyi nati, utu nati I mean kugera kuri utu tumaka tubiri dufiteho gitari ya mbere. Kuva ahangaha nanone ukaza aha dufiteho indi gitari. Ni gitari imwe ariko iriho ebyiri, ariko nanone n'ubundi nazo ni imwe. Kubera ko iyo uvuye ahangaha ukaza ukagera aha, igitari ni kimwe nuko wava ahangaha ukagera ahangaha, nuko ahangaha bivugira hejuru high tone, ahangaha bikavugira hasi. Ni ukuvuga ngo bivuze ngo iki, iyo mfashe iri nota muri kuryumva, ni kimwe nuko naza nkafata irihe nota nkafata iri ngiri. Ku bantu mufite amatwi ari active muhita mubyumva. Ni ukuvuga ngo ahangaha bivugira hehe, bivugira hasi, ariko hano bikavugira hejuru, ariko ni gitari imwe. Ni ukuvuga nimba mfashe iri nota ni kimwe nuko nafate. Bivuze ngo iyi nati aha hari utudoti tubiri niho nubundi itangiriye. Okay, twagiye rero tudatinze. Ni ukuvuga ngo hano tuba dufiteho E izina nyine ry'umurya, tukagira twava kuri E tugahita tujya kuri F. Hagati ya E na F nta nota ririmo. Twava kuri F duhita tujya kuri F sharp muri fret ya kabiri. Twava kuri F sharp duhita tujya kuri G muri fret ya gatatu. Twava kuri G sharp muri fret ya kane. Twava kuri G sharp tukajya kuri A ni kuri fret ya kangahe, ya gatandatu, ubwo ni ya gatanu. 1 2 3 4 5. Noneho twava kuri A tukajya A sharp muri fret ya gatandatu. Twava A sharp tukajya kuri B muri fret ya karindwi. Twava kuri B B nanone yo na C. Hagati ya B na C nta rindi nota ririmo. Ni ukuvuga ngo B nta sharp igira.
immediately iyo tuvuye kuri B bita tujya hehe kuri C. Amanota abiri mu muziki nkuko nabibabwiye muri video zabanje atagira sharp ni ayahe? Twabonye yuko ari B na E. None iyo uvuye kuri C uhita ugera C sharp. C sharp ukahita ujya kuri D. D wayivaho ukajya kuri D sharp. D sharp wayivaho ugahita ugwa hehe nanone kuri E. C mu case E iri hano naha ngaha ni E. Ubwo kubera yuko twabonye ko iyi gitari kuva aha ngaha kugera kuri izi maka, kuri izi dot maka ebyiri ari kimwe no kuva aha ngaha ugera. Ni ukuvuga ngo nimba umenya aya manota kuva aho ugera aha ni kimwe nuko ni kimwe n'aya ngayo kuva aha ngaha uza aha ngaha. Biroroshye cyane. Umuziki icyambere ni ugusobanukirwa ibintu ukora. Ndakeka isomo ryumvikanye, ni ibintu byoroshye cyane. Mukore subscribe, like, share na comment. Ibintu byo biracyaza, amasomo ni menshi cyane. Hari hashize igihe tutabakorera video ariko twongeye twagarutse. Subscribe. Ndabakunda cyane, bye.